bikomeye. Haje abaganga, haje abakanishi, haje abanyeshuri, haje abateka. Inyuma biriyo imyenda hano n'iki kigo gikora ni ibintu bitoroshye. Turasaba timu ikuriyeho kuza kandi ihuze. Biracyakomeje, ntabwo byoroshye mu kigo cyigisha kudoda. Modeli imwe ntabwo zashira inyuma. Turagera aho twibabarire tuvuge ngo murekeraho, ariko amatuka akiri inyuma nk'abiri cyangwa atatu ayo yo turayabamara, ariko aya kane ya gatanu muzagaruka ikindi gihe nk'iki ko nibwo muzayashira. Hanyuma amatsiko ya kabiri aba bantu bafite barashaka kuyashira. Timu hafi umeze mute timu? Aha hantu abantu bapfuye n'amatsiko muri kubireba. Aha mushyiremo akabaraga muze tumara aba bantu amatsiko. Aha uwo ni umusore mwiza mu mwenda wo kurimbana. Menya aha hoho menyereye aka kantu agarara wowe ufashoninga cyangwa ibi bintu ngewe mu myaka yanjye mitoya n'icumi babyitaga bakozi. Uyu munsi babyita bati abakozi. Hano abantu mudaheruka abakozi mu myaka 10 n'iheruka uri buze none araba yatukanye. Abakozi aha bazidoda neza cyane. Hanyuma barenzaho n'akariya kantu ntazi diregiteri azavuga niba ubishoboye. Aha haje rero abakobwa beza mu myenda myiza yo kurimbana, mu isweta y'abanyamakuru cyangwa abazamu, ariko uko biri kose barasa neza. Iyi uniform umuntu ayikeneye, wow, ikigo cye cyagaragara neza. Aha iyindi timu, oh la la, iyi rero ni timu nziza, umwenda mwiza wo kurimbana. Hanyuma mu mwenda w'abakozi kwa muganga mwigira imbere. Aha umwe yambaye ko kurimbana, undi yambaye umwenda w'abakozi kwa muganga. Abantu bafite za clinique ni karibu hano kudodesha umwenda w'abakora kwa muganga. Abafite abakobwa b'inkumi nk'abo kubambika basirimutse kandi batambaye ubusa. Harimo umuco n'iterambere muri bino. Aha ni karibu ababyeyi kwambika abakobwa, ni karibu abakobwa kwambara neza mutambaye ubusa. Kandi buri teka ikintu mbakundira uburinganire n'ubwuzuzanye. Aho hafi ntabwo bisigana. Aha mwabibonye abantu b'abasilamu mu ndamukanyo yitwa assalamu alaikum wa rahmatullahi. Aho hantu nta kintu twakongera. Mwabibonye uyu yashobora kuba ari umutware we wenda mbizi, ariko bagendanye murabona ko birameze neza mu mwenda wa Kisilamu bita dira. Uyu mwenda bawita dira, sibyara. Uyu mudamu yaba yambaye neza mu gaciro ke, yasirimutse, dore bamufashe nka pini. Aha turabashimiye cyane rero. Hanyuma hari abandi basirimu. Aha nta kintu mwakongera. Aha biri komple muri shokola, muri kaki. Oh, iyi myenda yose mureba idoderwa hangaha. Oh la 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 la, ntacyo mwakongera. Murakoze cyane. Aha na posteri. Ntabwo byoroshye. Iyi myenda ikiva mu Bushinwa twajyaga tuyigura 30,000.
uyu munsi 2025 wayibona simbizi ticaraza kubivuga bikorerwa muri uru ruganda. Aba bakobwa barasa neza, bambaye neza, kandi ibi bintu byose byanyuze hano, iyi myambaro yose yanyuze hano. Abaganga, abarimu, abadokiteri, abasirimu, abasilamu. Namubonye umukobwa mwiza, ikote ryiza rya jire, agapantaro keza kadafite icyo gatwaye. Ni ibintu bikorera ku giti cyabo kandi birakaze kuri modeling ahangaha. Umusore mwiza w'umusirimu, turabashimiye rero abahungu n'abakobwa. Hari ikintu mwakongeraho? Ntabwo cyo kuri bitwenge nabibonye n'umunezero nawubonye, nabuze ikintu kandi ngo ntibajya bagisaba. Abanyarwanda barakibwira ne mu gikoni mugize neza. Muri beza cyane aba bantu uko mubareba. Cyambere turashima ko ari urubyiruko n'abasore n'imbaraga z'igihugu. Imbaraga z'igihugu zigira zite? Zubaka kandi vuba. Muri mugatahane mu rubyiruko. Abakozi ziracyaza. Aha, ni karibu rero nawe kuri abakozi. Aha, abantu bose baciye hano turavuga karibu baze bajye ku murongo. Umwenda bafite yego n'abakozi mu bwoko bwose kandi butandukanye. Abantu bose baciye hano bari kuza babiyereka bajya ku murongo mu yindi myenda, mu yindi myambaro kuko imyinshi twayibonye. Abari inyuma nabo baze bafata agafoto nk'abantu bamodarinze. Iki cyo ni gishya, tutuniyo tutubonye mu bukwe turavuga ngo uyu mukobwa yambaye neza. Ni hano kwa mama batatu babikora, nabo mubona icyangugu nabo nibo babijya babikura. Aha, abantu bose. Aha, uyu ni birokrate kabisa, mu biro ku meza y'ibi nta kintu waza umubwira namutse atanga serivisi neza. Iyi rero ni timu yakoze ibyo kumodaringa imyenda itandukanye, kandi kongeraho akandi kantu kitwa inyamibwa. Uko mwabonye iyi myenda mu bwoko butandukanye, amakanzu, amakote, amasarubeti, amajire, sport wear z'abanyeshuri, uniform. Ni ibintu byakozwe n'aba bana, ntabwo ari ibintu twakodesheje, ni imyenda aba bana badoze. Ari aya makanzu mubona bambaye nibo bayidodeye. N'iyo myenda y'imbere y'ibirori, y'imbere menyatari, n'ayo makanzu nayo barayidodeye. Ni ubuhanga bw'iyi timu iri hano yaje kugaradiwetinga ziriya bubu. N'aba bantu, ya mapantaro n'amakote n'aba bantu, aya makanzu mureba n'aba bantu, iyi ngiyi n'aba bantu. Ni ubuhanga bukomeye bakura hano. Baraza kutubwira icyo bazabukoresha inyuma y'aha ngaha. Uwo duha umwanya kubivuga araza kutubwira wabo, hanyuma tubahaye amashyi. Tubahaye amashyi, tubahaye impundu bazitanga babyaye hari cyangwa bazitanga hose. Aha, tubahaye amashyi n'impundu. Hanyuma nzajya mvangamo nako ndi umubyeyi. Ayo mashyi n'impundu ntabwo ari hano gusa, na nyuma y'iki kigo mu kazi muzajya muhorana amashyi n'impundu, kandi si iby'ubuntu, murabiharanira. Tubonye amashyi. Haya basi, n'ibyishimo nahoze ndimo kuvuga ngo uwashaka kwerekana ibi bintu aba bakobwa n'abahungu bakoze nicyo twakora gusa. Uwashaka kuvuga ibyiza by'iki kigo nicyo twakora gusa.
twashaka kuvuga akamaro k'abakobwa n'ibyo twakora gusa, ariko uyu mwanya wanyu tuwuhaye agaciro n'ibyo mwakoze. Aba bose aya mashyi babahaye bibahaye agaciro. Hanyuma hanyuma atubwire icyo byamaze avuye muri iki kigo, ariko ataraboneka twakwakira ubuhamya bw'umunyeshuri urangije hano, umunyeshuri wateguye kutubwira ibyiza